Lord in heavens, we thank you for today. Turagushimiye Mana yacu. We ask you to come today and live with us. Kubera ko waturinze uyu munsi kugeza aya magingo. Be with us. We are going to understand now. Hari abantu benshi bavuye mu mwuka ariko twe turiho kubera wowe. Protect us, send your Holy Spirit and guide us. Watwubakiyeho igikuta kinini cyane ariyo mpamvu abanzi bacu baturashe ntibabashe kudufata. Invite you in this house of yours. Ibyo bigaragaza ko nibindi byose biri mu nzira yo kugira ngo bidusatirize. Amen. Amen. Okay, today we are going to run in the Bible in Genesis chapter 6. Noneho uyu munsi tugiye kwinjira mu gihe cyo kureba muri Bibiliya mu bice 6 kugeza ku murongo wa 45. The wickedness in the world. Mwisezerano rishya. When human beings began to increase in number. Muri Matayo haranditse ngo When human beings began to increase in number. Umuntu wese yemerewe kwegera Imana kubera yuko Imana imukunda. And daughters were born to them. Ariko ikibazo kimwe abantu muri no minsi bari guhunga Imana. The sons of God saw that the daughters of humans were beautiful. Ariko Imana kuko ikunda abantu cyane. And they married any of them they chose. Hari igihe kimwe izafata abantu ikabahindura abamarayika. Then the Lord said, igihe kimwe my spirit will not. Abamarayika bavuye mu ijuru. Then the Lord said, ariko abakobwa bo mu iki gihe. My spirit will not connect with humans forever. Bakunzwe n'abo bamarayika baje mu isi. For their motto, baryamana nabo. Their days will be 120 years. Bararyoherwa. Amen. You know, brothers and sisters who are here today. Amen. Ari noneho uyu munsi rero kubera yuko ibintu bibaye bityo. I want you to understand this. Niho havutsemo abantu bakaze. You know, angels came to the earth. Kubera ko abantu benjoyinga and married beautiful humans. Baryohewe n'imibiri yabo bamarayika. Can you imagine what they reproduce? Ibaze nawe producer. They produce those regions you understand. Iyo arimo kweditinga video ngiyo. Those like Goliaths. Nawe aba yaryohewe cyane. Those giant men. Kubera ko ibyo bintu nawe biba birimo kumukurura. But God did not like that. Ariko uzi kubona abamarayika baryamanye n'abana b'abantu. Because the angels were reducing their years of living. Ndibaza icyo gitanda cyari kirimo uwuhe munyenga. Like the power of their immortalness. None se yari ribuyu cyangwa rwari urubaho rw'inturusu. You know, they sing to the God. Oya nuko mbese iyo biryoheye aho ngaho ntago wita ku bitanda. Amen. Nuko then the Lord told the angels. Ariko rero imbaraga ziva mu ibyo bintu. Because you did that. Havamo karande. You are not going to be so immortal. Umunyarwanda yavuze ngo iyo zuzuye 100. You will live 120 years only. Wahita hinduka umusazi kubera karande zamwivangavangiyemo. Because God was so angry. You know, in those times God was so angry. Umugufiya n'umuremure. And then Satan, umunini n'ubyibushye, who knows as Lucifer, iyo bahuriye kuri umwe, was also angry. Abagiyewemo karande ndende n'ingufi n'imbyibushye n'izinanutse. Then he goes to the God. Ikibazo rero aho bihurira byose. And asked him. Usanga buri muntu wese yikaraga ibye. That your people are not trustworthy. Niyo mpamvu Imana yitegereza ikavuga ngo sinzongera kurimbuza abantu umwuzure. They are only with you because you gave them everything they needed. Ahubwo nzabarimbuza umuriro. Then Satan told God. Ariko hari umukobwa umwe ngiye gutanga urugero. You know, for example, like Job. Ikibazo nk'urugero ruto. He was the man. Iyo ugiye gusaba akazi. From the country called Uz. Udatanze ruswa. He was so loyal. Biragaragara 3% ko akazi ushobora kukabura. Had everything. Ariko iyo utanze ruswa. In all of his village. Naritegereje ndareba nsanga abakobwa bananutse. He was the richest man. Bafite amahirwe make yo kugira ngo babone akazi. Then Satan tells God. Ariko uzunguza nyashi. Then Satan tells God. Uwafite amahirwe yo kubona akazi. That you should give me the permission. Kubera ko afite imbaraga z'ikibuno.
to test his loyalty to you. Imbaraga z'ikibuno And see if he will stay with you. zigaragaza umurongo muzima ugaragaza ko imvura izagwa. After all I will do to him. Iyo turi mu mpeshyi And then God told Satan, duhora dufite ibyiringiro ko imvura izagwa. I give you permission. Iyo tugeze mu kwa munani Go do whatever you want to tuba do. dutegereje ko imvura igiye kugwa. And then Ariko iyo habaye ikibazo don't touch imvura ikagwa mu kwa gatandatu his soul. baravuga ngo ni igitangaza cy'Imana. Ariko se nibaza abakobwa Then he goes to Job. iyi mvura igwa mu mpeshyi cyangwa igwa mu itumba? He took everything he had. Ibyo bigaragaza umuntu ko ateye mu isi. His kids, Ariko mu ijuru his flocks. hazaba umunezero. He only remained with his wife. Ibyo ngibyo niko kuri kw'ijambo ry'Uwiteka Imana. But Job was still loyal. Mu kazi kose And God was happy. tugiramo kubaha Imana. You know, the reason why God did that, Ariko kubera igihe kimwe umuntu ajya arwara urutoki he knew that Job akabigira urwitwazo ngo ntiyakorera Imana. was never going to be a loyal person. Ibyo ngibyo ntibishoboka habe na gato. So he told Satan Ariko Satani to go akorera cyane mu bahungu and take all of his things. bakararikira abakobwa But God knew kugira ngo that Job will stay loyal to him. bakore So Satan goes, ariko iyo uhuye na o he went back to the Lord simbizi icyo bibyara. and was like, I saw your job. Ibyo bigaragaza ko umuntu w'iki gihe ashobora no gushakisha akazi mu nzira zidakwiye. You know, we should all stay loyal to our God. Uyu mukobwa mubona turi kumwe ni Umunyamerika. Even if we go through everything that is hard, ntabwo azi Ikinyarwanda habe na gato we should stay loyal to our God. kubera ko yavukiye muri Amerika. Ako problem ni kubeshya Abanyarwanda. That's that.